Uyu munsi ndifuza ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Nkunda Imana iyo nyivuga ntabwo njya ntinya kuyivuga, bitewe n'ahantu Imana yankuye mu buzima bwanjye. Iyo mpamya Imana nihamya n'umutima wanjye n'ubwenge n'imbaraga byanjye. Ndashimira Imana rero ko Imana yanturanyije mu bantu benshi bari hano ku isi, ikambonamo yuko nkwiriye kuba umwana wayo, byarangiza ikabona ko nkwiriye kuba wabasha gushumba abantu bayo. Ni hake, hari abanyabwenge bari hejuru yanjye, ariko ndavuga ubwenge bwa hano ku isi. Hari abahanga babyigiye bashobora kuza hano bagasobanura kandi bikumvikana, ariko Imana ikabona yuko nkwiriye kuba umwe mu bantu ibona ko nkwiriye guhagarara imbere yayo, ikampa amavuta yayo, ikampa ijambo ryayo, ikambwira ngo ni wowe uzajya umvugira hano ku isi. Hano twese nk'uko turi aha ngaha rero twahamagawe bitandukanye, ariko twese tugomba kuba abahagarariye Imana. Buri muntu wese agahagararira Imana ku giti cye bitewe n'icyo Imana igushakaho. Hari igihe rero bitahura, ariko byose tugahurira ku wadutumye umwe, hanyuma ugahora igihe cyose wisuzuma ureba ko niba iminsi yawe ukiri hano ku isi, niba urimo uyikoresha mu buryo bwiza. N'igihe cyose Imana yagucyura, wazavuga ngo mu bihe byanjye nabayeho hari icyo nakoze mu bwami bw'Imana. Haleluya! Hano dusomye ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ritubwira ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurwa, akimurwa ari muzima, Imana ikamwimura ikamutwara mu ijuru. Haleluya! Hari n'igihe abantu babishyira mu nyurabwenge zabo, bakabona ko ibyo bintu ahari wenda bidashoboka. Imana gucyura umuntu ari muzima, ahumeka, areba, agenda, ikaza ikamucyura ikamutwara ari muzima, ntabwo ari ibintu bishobora kumvwa n'umuntu ubishyize mu bwenge bwa hano ku isi. Ariko nagira ngo babwire ngo Imana uko yabikoraga kiriya gihe, n'uyu munsi yawutura uri muzima, yabikora. Amen. Ntabwo uzabura rimwe na rimwe gutanga ubuhamya buke. Ubwo ndavuga ku Mana igize mbona. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ibintu njya mbona mu buzima bwanjye bwa buri munsi bwa muntu, nabihuza n'ubuzima bwo ku isi, nkasanga umugabo udasanzwe. Madamu yigeze kumbwira umunsi umwe, njya nkunda madamu ujye wihangana. Nigeze kuba hari ahantu ugiye ngenda mfite amafaranga, nagiye guhaguruka mu rugo mfite 1000. Arambwira ngo twakigabane. Ese tukigabanira aho ngiye kumva kiza kugiramo ga kabiri, usigara 500 atwara ndi, arangiza ahandi nko kubizi. Arambwira ati yasigire. Ndabanza ndiyumvira ntaramusubiza, arambwira ati yasigire wowe ugende. Amen. Ndayafata
uwo munsi wose niriwe ngenda n'amaguru. Noneho ngarutse ngaruka amaso yatuye, ngaruka imitsi yireze, arandeba arambwira ati buriya numara kumenya Imana ukorera ntabwo uzongera kujya n'amaguru. Noneho ndamaze ushatse kuvuga iki buriya? Ati buriya nk'umukozi w'Imana nk'umunyamuvugo ukwiriye kuzajya uhamagaza taxi voiture. Ntibuka yuko namusigiye igihumbi, avuga si umugore ibyo avuga arabizi. Arambwira ngo niwumva ubuzima bwawe uzabugira bwo kugenda n'amaguru, Imana izajya iguha imbaraga z'amaguru kugenda. Niwumva uzanyurwa no gutwarwa n'igare, ntabwo uzabwisha. Agenda n'izongera ubu, ariko nanga kumwereka yuko namwumvishije, ariko kankubita mutima. Ndacyari ku ijambo ryitwa kuba uri mu isezerano ariko ntubure ibiguhinyuza. Ibiguhinyuza ntabwo bizigera byibura isezerano ryawe, ibishoboka. Cyokora bishobora kwimurwa nawe bitewe n'ukuntu witwara kuri yo. Twese ahangaha twicaranye amasezerano y'Imana, ariko utabaye maso ngo wizere nta hantu ushobora kugera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kera barababwira ngo twebwe tuzagera mu gihugu cy'isezerano dukurikije ibyo Imana yavuganye natwe. Uwababaza mwese ahangaha twicaye hano, nta muntu n'umwe waba yaravuganye n'Imana ukaba yicaye isezerano. Byaba ari intambara zikakaye, komeza wizere Imana. Wabona usumirijwe na byinshi uremerewe, pfukama ubwira Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa mu mvura, Imana niyo kwizerwa mu zuba, Imana niyo kwizerwa uzinyurya, Imana niyo kwizerwa twasezeranyijwe n'ibyaha, Imana niyo kwizerwa bakubaze, Imana niyo kwizerwa bakubeze, Imana niyo kwizerwa mu bihe bibi n'ibyiza. Imana Imana niyo kwizerwa ufite abana niyo kwizerwa. Haleluya. Ariko twasoma ijambo ry'Imana. Pastor dusomere hajya mu Ibrahim 5:15 haranditse ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi yaboneka ko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanesheje Imana. Yanesheje Imana. 6 ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ni ubuzima. Nuko umuntu abaho mu rugo rwe akavuga ati ndabyuka nkarabe nibrose nisige. Murabona abadamu bafite ukuntu bagira utuntu twiza bakagira batya twiza bagahengeka, utwo ntagashobora kutwibagirwa. Hari igihe sohoka na madamu yisize yagize ate mbabarire, noneho twagira mu modoka ntabura utundi tuntu, akagenda agakurura kanuza kamira, akagenda areba amatya, ahakubita agasatsi, none nkajya mbirebera ku ruhande.
bavuga se uyu muntu ko twavuye mu rugo yisize, ariko kubikora kwe ntabikora wenda hari ikindi kintu, ni ukwimeza neza, ni ubuzima bwe, ni ubuzima akwiriye kubamo, ni ubuzima akwiriye kwireberamo, ni ubuzima agomba muri we kumva ari ubuzima bwe. rero Yesu ni ubuzima muri twe. wari ukwiriye kubyuka mu gitondo ukumva Yesu ari muri wowe, ukabigendana, ukabibamo, ukabyambara, ukabikarabana, ukabyisigana, waba uri ahantu ukabiganira, bikaba ubuhamya, ugatanga ubuhamya, ukavuga ubuzima ubamo. ariko umurokore w'iki gihe wavutse ubwa kabiri, ushobora kumubaza ngo uzajya mu ijuru, ahubwo ati simbizi, gusa akavuga ati ndaza gukora amasengesho ndebe niba azajyayo. ndakora amasengesho muri iyi minsi, nongere niyeze nitunganya, hari wenda Imana iranyemerera. uwo ntabwo aba atarasobanukirwa uwo Imana yagize. ntabwo dukwiriye kumenya gusobanura isi uko iteye kurusha uko twasobanura Imana. uhagaritse umuntu hano ukavuga ati mbwira ibintu bigezweho muri iyi minsi, tubwire abantu, abasitari, tubwire ibintu bigezweho abantu bakoresha, uwo muntu yaza akabitondagura neza akabivuga, kandi ukabona rwose bimurimo nta kibazo. ariko uzahagarike umwana w'Imana ahangaha, uzabona cyangwa umuntu wateranye agataha ukamubaza ati mwateranye, ahubwo twateranye, mwaguye neza cyane, nirihe jambo mwiza se, gusa twaneze. uwo nguwo aba atarahura n'Imana, aba atarahinduka muri we, aba ataramenya uwo yakiriye. rero abantu bose bizeye Imana dusoma muri Bibiliya nta bigwari twigize tubona. abantu bose bizeye Kristo bakamwakira nta bigwari twigize tubona, bose ngo ni intwari zo kwizera. biragayitse kubona ukorera Imana yaragutoranyije, warangiza uyivugira ukayivuga usa nkaho utayizi cyangwa uyishidikanyaho. Imana ni inyamaboko, nyakunda umuntu uvuga Imana. iyo umuntu avugiye Imana neza, Imana ni Imana y'imbaraga, ishobora kugukura ahantu aho amaboko ya bene wanyu batayikora. Imana ishobora kugukura mu abantu bose baguhange. Imana ishobora byose. ntabwo dukwiriye rero gutinya guhamya Imana. ahantu hose Imana yaguteretse ukwiriye kumenya yuko uri ambasaderi w'Imana. nubwo waba uri mu bintu bitandukanye bikugoye, haguruka uvuge ngo Imana irashoboye. Imana irashoboye. ntabwo Imana ishobora kugera n'umuntu w'umunyabwoba, never bishoboka. ndavuga n'abantu Imana yatoranyije ahamagaye. niba uzi ko Imana yaguhamagaye, ntabwo Imana mwagenda n'umunyabwoba. haleluya, haleluya. ngo bavuze ngo abantu bakomerekeje, abantu bagize bati oya, ibyo ngibyo nibyo bizakugira uzaba w'ejo. ugahana Imana uyizi ubigize guca hano. haleluya. tukagera ku musozo. niba hari icyo Imana yakubwiye uzakibona. niba uzi ko kuba Imana yavuga nawe icyo Imana yavuze izakibona. Imana izakibona.
humura, tuza, shaka Imana n'umutima wawe, wizere Imana, iby'Imana yavuganye nawe bizakora. Impamvu abantu bageze mu gihugu cy'isezerano ni uko havuyemo abana be. Aba bantu kugira ngo bagere mu gihugu cy'isezerano ni uko habonetse abantu babiri, nibo batumye abandi bagera mu gihugu cy'isezerano. Nawe ushobora kuba umwe muri abo ngabo ukageza urugo rwawe mu isezerano. Ushobora kuba umwe aho ari hose wabuze ukagezayo abandi mu isezerano. Nawe rero ugomba kuba intwari y'Imana. Kuba intwari ntabwo bigombera ibindi, muri bo ni ukwiyemeza ukavuga ngo ugomba kuba uyikuje. Rero dutinyuke, twizere Imana, dusenge, ariko twizera. Abo dukunda kubonana kenshi tuganira, njya nkunda kuvuga ngo gusenga ni byiza, no kuvuga ijambo ryayo ni byiza, no kwiyiriza ni byiza, ariko ibyo ubikoze udakorera mu byanditswe byera ukore ntaho uzagera. Impamvu uzasanga itorero rya Kristo uyu munsi abantu benshi kandi barasenga Imana, baririza, barava muri ya 40 bakajya muri ya 20, bakajya mu 7, bakajya mu ya 3, bakajya muri ya 30, ariko ugasanga ubuzima bwabo buracyari bwa bundi. Ugasanga ubuzima bwabo ni bwa bundi kubera ikintu bigenda. Hari ijambo birengagije, hari ijambo birengagije. Tugomba gusenga. Niba Imana ivuga ngo nzagukorera iki, nzaguha akazi, nzaguha umugore, nzaguha umugabo, nzaguha abana, nzakujyana mu mahanga, nzakugendesha amahanga, warangiza ibyo byose Imana ikubwira ukajya iwawe mu rugo ukagarama ukavuga ngo Imana yaravuze. Wahura n'abantu bawe bakabisekuriza biti, Imana yarambwiye uzagenda amahanga. Ni nk'uwo yabwira ngo muhaye imodoka udafite perimi, warangiza kuzaguha imodoka. Birasaba ngo niba Imana ivuganye nawe ikakubwira ngo nzakugendesha amahanga, haguruka ugende ushake passport, gira umuryango ukomanga, Imana izagendera kuri iryo jambo. Ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo Imana yarambwiye uzagera amahanga, nurangiza ujye iwawe ugone, wongere usubire kugone, ayo mahanga ntabwo uzigira uyagenda. Niba Imana ikubwiye ngo uzakugendesha amahanga, haguruka ushake passport byihuse, nurangiza uyihagarare kugira ngo Imana warambwiye ngo uzagera amahanga, passport ntayibonye. Gerageza ubushake ibyo usabwa kugira ngo ugende icyo gihugu ushaka Imana yakubwiye, gerageza. Ariko nukomeza kuvuga ngo Imana yaravuze, Yesu azarinda agaruka agusanga ijambo rivuga ngo Imana yarambwiye. Nibo bantu dufite mu itorero usanga bafitiye Imana umujinya ko Imana itarakora, kandi iby'Imana yarabikoze. Bishatse kuvuga iki rero? Niba Imana ihagurutse ikakubwira, Kerebu na Yesu baravuze ngo twebwe, babwira Mose nane bati koko ibyo bagenzi bacu bavuze nibyo, ariko Imana itwishimira, tuzagenda tugere muri kiriya gihugu. Arababwira, baramubwira ngo muhumure. Mose na Aroni bahaguruka bakurikije ijambo Kerebu yavuze, barahaguruka mu gihugu. Haleluya. Nyamundi ijambo nkunda kurisubiramo kenshi. Yosuwa igihe yarayoboye ubwoko bw'Imana butwara mu gihugu cy'isezerano, hari aho byageze ngo bwenda kwira, kandi agomba kugeza ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Ngo atangira kubona buragorobye,
yibuka imana y'imbaraga, yibuka imana akorera, ngo arahaguruka ahagarika izuba mu kwezi, birahagarara biramwumvira, ngo imbere ye hari hasigaye amahanga 5 agomba kumva imbere, arayarwanya yose arashira, abona kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ni nk'uko nawe uyu munsi ushobora kurwana n'isezerano, wareba ibyo uhagaze imbere ukavuga ngo oya sinkikomeje nabyihoreye. Ntabwo ukwiriye kurorera, komeza. Niba wasengaga komeza, niba hari umuryango wakomanga komeza ukomange, niba umutima wawe uguhamiriza ko aho hantu ujya ari komeza. Haleluya, 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 haleluya. Ndashoje, ariko nagira ngo mbibutse ko iwacu ari mu ijuru. Ibyo dukora byose iwacu ni mu ijuru, kandi ikindi ntucogore nanjye gusa icyo mubwira ntabwo uzabura ibikunyeganyeza, ariko komeza, Imana izakugeza mu isezerano ryayo. Haleluya, Imana ibumugisha. Ikasa umuyobozi wa gahunda baje. Umushumba arakoze cyane cyane, Imana ibumugisha. Reka tumutunge ibiganza tuvuge ngo Imana ibumugisha mwinshi. Mbere yuko nakira abaririmbyi kuramya Imana, Imana ibumugisha umushumba, ngiye gukorwaho cyane. Imana yarakoze iragutoranya.